Yo Bogare, ni Bogare muri gahunda yacu gushimisha umujyi aho nabe sibyo birava kure pe sinzi ko niyo byanaba ntabwo ari mu minsi iyi ngiyi pe ko numvaga nshaka kwiha amahoro. baby mbabarama ibaze ko baby man njye mbaye mu mantari man sibyo yanjye naguhaye urukundo rwanjye rugira nk'aho ari iki kandi ntabwo mbikunda pe. baby man narakubanga baby man shaman baby man ntabwo nabigusobanura ngo byumve man vugana na Bogare man. yo hey niza bite yuko tukiri kumwe basi ibindi nanjye uzabinsabe mu nyuma. ndagukunda rabizi nyine baby I love you turi kumwe baby thank you basi kora akazi neza sibyo yagusoje that's what I'm birakomeye gusa mwita Mr. Eve Iva man Iva. ibintu birakomeye man gusa man thank you bro irarakubabariye aramvura man nuko bigenda abantu bakundana man ibi niko binabigenda kugira ati n'abandi baze mbashimishe nicyo twiyemeje wallahi man mwese muje Bogare abashimishe de nanjye ilarambabariye ibintu byari bisazi man ntago mwabyumva bro ko ngiye man baby man twe tumanye nk'igihe kingana n'amezi 5 man tudakundana man hari iminonganya mu rukundo rwacu urumva ariko gusa man Bogare niyo muntu wabafasha man thank you bro. nuwo batazababarira azaba yagerageje gusaba imbabazi agenda z'ukuri atazanagira ngo yo Bogare, ni Bogare muri gahunda yacu gushimisha umujyi aho nabemereye ko imitima yatanye nzayunga iyasadutse nkayunga ibyo byanze byose nzabyunga icyananirana ni ibyatewe na Satani naho ibyatewe n'abantu na love bisanzwe nzabikora wacu ni mu ntara umurasta yamamagaye arambwira ati bro harakana kanjye n'iki byagenze uku nuko shaka ko dusubiranye ndavuga ati yicimisha umujyi mugomba kwishima yo bro. Yeah my bro. What's up? What's up nigga? Bamwita Iva. Ninde? Iva. Ko ari umuntu mbona musa. Shamani. Dusana benshi man. Uzamwe mu stars. Jewe mujya numva ko nsa nka Ivry man. Sa nka Ivry man? Fo. Niyo mpamvu none washatse no gusubirana n'umukunzi wawe. Shamani bivuga ko ibivuze bita bituma bizamura amarira man. Man byatari abantu urakunda man shano isi ku rukundo twaremewe twakora iki se ngo rutandukane ukababara nawe shanga narira ahubwo bronge numva gutari shamane birenze imfite umubebe nkunda umubebe nuba umubebe man maburi kimwe mwumva ngaranyanze kubera shimane urumva se wakunda na se bakwanze nka kangahe shano ni inshuro ya mbere birakubabaza byatari bro nisungu ubundi ngo byagenze gute mbere yo kubasubiranya ngo byagenze bite bebe mangiye twatandukanye nyine kubera bia bebe arambwira ati ndabona nta kubasha inzoga nyinshi ugasinda sometime ukibagirwa ibyo tuba twavuganye man nago wabyumva bro urumva nago wabyumva urumva sometime agiye bizamura emotion man nkumva nyine umbebe man nago akabaye kuba nkatira man ngambwire ngo byagenze mama genze kari ibintu bisanzwe none man bro man birarenze shabirenze kabisi kuko nago rinze ndakubwira ati man Bogare bimeze gutya na gutya man bebe gutya man yarankatiye man ndashaka njye ubinkorere man nk'umujene w'ishumi yanjye umbwiye ati man gusa nyine tu bwira nka action imwe yabikanguye kubika bikangura kuko mbere yo kumuhamagara turabanza tubimenye neza ati se byapfuye ute byagenze ute Imana action yabikanguye twari mu kwezi kwa gatandatu matariki 7 twe dufite gahunda yo kujyana man ball tugasohoka man tugakora ball zirenze man arankubitira man nsanga nge nabyibagiwe fo urumva umbebe arambwira ati se kuki dukundana ukajya unyirengagiza nga tukavugana ibintu sometimes ujya unabyibuka ndambwira man nanjye singiye no kubera inzoga nabwo se urahitamo inzoga cyangwa urahitamo njyewe gusa ntabwo nawe mfite igisubizo cy'ikintu nahitamo wahisemo inzoga fo nese kuki ugarutse uhitamo umwana none
wasanze inzoga wazihaza ukeneye umwana. bisobanuye ngo inzira ndimo ntago zinyemera kubaho ndi njyenyine. Kuri seri bro man mbabare utaza gutuma man amarira asohoka kuri kamera sibyo. bro muri make wakunze inzoga kurusha umwana atangira afata inzira ye arakwanga ugumana inzoga zawe. sha ntago beshya none wankoresheje ngo umwana musubirane. ndashaka dusubirane man na bia nazikatira man kugira ngo subirane na baby wanje man tube nk'ubuzima twari turimo man. Hajya baby wawe yitwa Ila man. Yitwa Ila. Sha nta kibazo noneho ubwo ugiye kuraba muri phone yawe ufite amayinite. Sha amayinite yo ndayahagaze bro. Umuhamagare twumve ibyo ari byo. Aho mubwire ko biri live amenya tuyane boro zo gushimisha umujyi aho nyine kugira ngo mwereke kuntu staff nkukunda cyane nanagiye nyine muri street journalism kugira ngo nyine dusubiranye muri test zanjye nyine wapo twagiye icishe mu turere mubwira ati bizete ngiye muhamagare turere nta kibazo ndumva inaciyemo ukoresheje indi nimero kuko barakuvorotse cyangwa bebe man ndamukunda byatari bro. Allo umeze baby umeze neza nisi baby ko numva nkumbuye se umeze bite akakanya yose wumva baby ngavuga cyane ntaribi mwumve ntaribi ndi gukanga akakanyisha nkombora baby nyingi mbona mvuna ukumbuye iminsi yose se umeze bite. oya ntabwo nshaka kuvugana nawe ibintu byinshi pe kandi ntumereshe umutwe narabikubwiye. Ese nshaka basi tuvugane ibintu byadutanyije basi twiyunge man. Kabiri kangahe se umbwira ngo twiyunge utagiye ubikosora. Baby saa izi ndi tayari kwikosora. Ni kubora umbwira kandi ndarambiwe pe. Baby basi kamubwire. Urabizi twarabiganiraho cyane ariko byarakunaniye. Baby se wambabariye basi tugaciringa ku bintu byadutanyije tukareba aho Rwanda. Ubwo se urabyemera ko wabihakanye? Saizi ndi tayari basi kumva amakosa yanjye. Wabihakanye nyine uri no kumbwira nabi. Nagize ngo ni njye uri mu makosa. Sha baby right now ndi live uri kumva. Oya se kandi. Oya baby it's time kugira ngo usobanure ukuntu ibintu bimeze man. Uri live hehe? Ndi live ku mujene wanjye w'ishumi yanjye bita Bogari. None ibyo ngibyo byageze no mu banyamakuru. Sha baby please kandi ratuma dukomeza kubipfa. Baby basi mbabarira nukuri pe. Noneho kwisabira imbabazi byakunaniye naho bagufasha. Baby ndikumva ndi nk'umunyamakosa imbere yawe kuko njye ntabwo nakibasha. Uri umunyamakosa kandi ndagukosora ntabwo nyumva rero niyo mpamvu nashatse ko tuburekinga. Banza witekerezeho. Baby njyewe ibi ngibi nabikoze kugira ngo nifashishe itangazamakuru urumva kugira ngo njye nawe tube turi kumwe sibyo. Ko biri bukunde pe. Baby please. Ukunda kumbabaza ntabwo nakomeza kwirwa mangana nawe. Oya baby njyewe sinzoga twapfaga ndazihagarika basi for now. N'ubwa mbere se. Oya nje ibi ngiye kubikora basi ku bwa rimwe nanjye nitekerejeho urumva nimenya nkayiva mani kugira menye ukuri kuri njyewe menye uwo ndiwe. Ntabwo ujya wimenya kuko wimenya wazajya inyumva. Baby basi please one more time sibyo kugira menye ngo iva ni muntu ki. Ujya mbabaza kandi ntabwo ujya inyumva. Basi baby please saizi ngiye kumenya ngo Ila ni muntu ki
menye ngo urinde sibyo. biragoye Se baby wambabariye. biragoye haciyeho iminsi amamagaro mbwira ibyo ngibyo se ubwo uri kumva ubwo nabifata ute? Baby ntabwo nari nishoboye iyo naza kwifashisha itangazamakuru kugira ngo mbwire ati baby njye basi mbabarira. ino namba se ubundi yo ni yande? Inamba ni umujama bita Bogari. Njye wari wanze kumfata kuri nimero yanjye. Sibyo ibaze yuko wanamburutse kuri telefone nakubloka ngasi baby basi twabivuganye se nawe ukabyemera nga basi baby basi mbabarira cyangwa ngo nayinjoga n'ikigiye kubwira? oya baby mbabarira basi sibyo. birava kure pe sinzi ko niyo byanaba ntabwo ari mu minsi iyi ngiyi pe ko numvaga nshaka kwiha amahoro. Baby mbabarira ma ibaze ko baby man njye igihe mbaye mu mantari man sibyo. yanjye naguhaye urukundo rwanjye rugira nk'aho ari iki kandi ntabwo mbikunda pe. Baby man narakubaga baby man shaman baby man ntabwo nabigusobanura ngo ubyumve man vugana na Bogari man. Yo hey bite? Rero njye nitwa Bogari ndi umu content creator aho nkora content yitwa gushimisha umujyi kuko ndabizi muri mu mujyi aho mfata imitima yatanye yananiranye icyananira ni icyatewe na Satani kandi ndabizi ko mutatandukanyijwe na Satani ibintu mwana bibaho bisanzwe like a beer nta muntu itatandukanye wenda nuko iyi video utarimo kuyibona uri kumva man tipa seriye bro ahubwo kuba warabonye umukunzi nk'uyu w'umujama mwana ngiye mbona ari nk'iniga urumva akifata akakuririra njyewe message nari nguhaye nuko ufite umuntu ugukunda urumva wamuha icyitwa amahirwe ya kabiri kamugusubiza. baby ntabwo nakubwiye ibintu biri kumbaho niyo wamuha amahirwe ya kabiri akigaragaza n'umwemera aka kanya ko kamuha amahirwe ya kabiri. niko ahora ambwira kandi njye ntabwo sinkeneye kwirirwa mbabazwa nawe wapfe twarabiganiriyeho sirimwe. Ibaze umuntu uza kuri YouTube winiga akemera ko ibintu bizaca ku mugaragaro. Nicyo ngicyo tunagiye kunshyira mu binyamakuru ntabwo mbikunda. baby basi mu buzima twaranyemo si wankundaga? ndagukunda ariko amakosa yawe ntabwo nabasha kuyihanganira. baby wampaye amahirwe ya kabiri bati se bwo urabyemera ubwo twaganiriye uri no kunshitinga? baby ndabyemera ntabwo njyewe wafashe ariko baby basi please give me another choice sibyo. nawe ujya ungora pe basi please nawe uvamo basi kandi please ukunda no kumpangayikisha. basi please mama amahirwe ya kabiri ndagusaba ntabwo uzongera kumbona nk'undi muntu utari uwushaka. ziriya shari zose saa 9 saa 10 iri gusa natinye kukamamagara tuba wumva ntabwo bufite. baby please mama amahirwe ya kabiri cyangwa bakwari ugarutseho kwambwiye ngo ntabwo uzongera kumenyera. please baby niwe mbona nk'umugore wanjye wazaza sibyo basi mbabarira amahirwe ya kabiri. iryo jambo mberuka cyera mbabarira pe ibaze ko ndisubiyemo nyine. urabanza n'ingenzi ntabwo nakunze imbabazi ndafanya pe nanjye byangora. nga basi mbabarira basi right now sibyo mbabarira basi baby numbabarira mu buzima bwanjye ndemera gukatira bia basi nkuhorane. urapromise ngeke
ndagupromisinga kuzaguha gift irenze. oya gift irenze oya njye gift irenze nuko wahinduka nta kindi. Okay, iyo niyo nshaka kuguha baby, basi mbabarira. umpamagare se yacyo yavuganye. Ndashaka njyewe umbwiriye ko mbabarira, basi nkwamagarire mu kanya basi kuri telefone yanjye umbrokore, sibyo? Tuvugane fresh, ariko namenye yuko wambabarira, nshaka kuvugira right now, sibyo? kamubwire biri seri wongeye kunyinishyiriza umutima twatandukana ubuziraherezo. Baby, ntabwo bizongera. nayo mpamagare ndaza kukwitaba nyine. Basi mbwira ko ukinkunda. ndagukunda ntabwo nakwanga, gusa njye nanga imico yawe. Ntabwo bizongera, ubu nabaye umuntu muzima, sibyo? Kuba ngerageje kukuvugisha kugira ngo ibintu twapfuye birangire, nuko nanjye numva ko ndi ready kwakira ukuri. Niki ubundi cyaguhinduye? Man, njyewe ubuzima ndimo kano kanya man, ntabwo bunshimishije. none aka kanya urabimenye ko bitagushimishije? Ndaremerewe kuko ntabwo nabaho udahari. Ntabwo naba ahantu utari. kibazo nyine gusa nyine promise ko cy'icyumweru turareba ko basi ko twabyahindutse, ko ntabwo napfa kubyizera. Baby please mbara umbwiye kano kanya ko ibintu ibaze guhamagaza itangazamakuru, sibyo? Ngavuga ati baby ndashaka ko baby wanjye twiyunga, sibyo? Nkamagara Boga nkamubwira ati Boga vuba mfashe, ndabizi yuko ibintu ujya ubishobora, sibyo? Kuko boro ujya ukora njya mbona aba baby basubirana n'abajene bari kumwe, nanjye nkavuga ati vuba mfashe, urumva twiyunge, urumva se? yagukoke kandi kongere twumangare. Yararakaye byatari no baby, urumva? Ariko kunzi indaya man, bibaze bro, urumva se man? Shamara ibintu birarenze kuko man baby man ndamukunda man, sinzi bro man, baby man ukuntu umukunda bro man kereka njye nifashishije mu mbyara man, basi kajya kansabira imbabazi. Shamara baby ndamukunda bya fo, kamuhamagaye ku nshuro ya gatatu ntabireka narebe biriya twafashe uzongera, ariko nzi ko azakubabarira bro. Ntago mbizi neza kuko ntago man baby afunga umutwe bya fo man, nawe waje bya danger, nigeze no kumutukira ku telefone ngo ndebe ko yandika man, ariko njye ninjye wiziraga man, urumva se? Ninjye wiziraga kuko ibyo nakoze byose man ndabirenganyirizwa, aramfasha. Baby allo ase baby kuri kwanga kunyitaba kandi wambabariye? none se sinakubabariye nyine, turavugana hari ibintu ndimo. So baby basi please sibyo? Basi mama yirwe basi yoko imbabazi naziguye, ariko mba mwanya mbitekerezeho do, niyakire uko waba wambabaje bya danje. nusi basi njye nishaka kumbwira ko imbabazi wazimaye, basi unansubiremo rya jambo wajyaga umwe ati ndagukunda. ati byose nabikubwiye, nabikubwiye kandi bigora, mbabarira basi ndi mu kazi kandi mpamagaye amasaha nyine yo mu kazi to, mfite abakiriya benshi. Basi kamubwire, basi nsubiramo rya jambo wambwiraga kugira ngo nemere yuko tukiri kumwe, basi ibindi nanjye uzabinsabe mu nyuma. ndagukunda urabizi nyine. Baby I love you. Turi kumwe? Baby thank you, basi kora akazi neza, sibyo?
yagusoje dasoza birakomeye gusa mwita Mr. Yves Iva man Iva. ibintu birakomeye man gusa man thank you bro irarakubabariye aramvura man nuko bigenda abantu bakundana man ibi niko binabigenda kugira ati n'abandi baze mbashimishe nicyo twiyemeje wallahi man mwese muze Bogar abashimishe dore nanjye irarambabariye ibintu byari bisazi man ntago mwabyumva bro ko ngiye man baby man twe tumanye nk'igihe kingana n'amezi 5 man tudakundana man harimo intonganya mu rukundo rwacu urumva ariko gusa man Bogar niyo muntu wabafasha man thank you bro nuwo batazababarira azaba yagerageje gusaba imbabazi agenda z'ukuri atazanagira ngo